Nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze bifurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu cyangwa se Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2026 aho tugarutse muri studio tujye kureba rero amakuru agezweho kugeza kuri uyu munota kuva mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza i Kinshasa no kuvuga na amakuru ku bijyanye na politike, diplomasi, imibereho ndetse n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Mbanza gusuza rero abantu mudukurikiranye muri mu bice bigiye bitandukanye, abari mu Burundi, Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu Rwanda ndetse no mu zindi mpande z'isi zigiye zitandukanye. Kuri munsi rero wa none tujye kureba amakuru akomeye cyane aramutse avugwa. Igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi FDNB ndetse n'abacanshuro, twavuga yuko kuri ubu basa nkaho nabo bamaze gushyiraho ingamba zikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo zigamije kurinda umutekano wa Uvira. Ni nyuma yuko abarwanyi ba FC23 ku munsi w'ejo batangije ibitero bikomeye cyane bigamije kwigarurira uyu mujyi wa Uvira, ndetse abenshi bakavuga ko ngo ibi bitero bitewe nuko biri kugirwamo uruhare n'abitwa Red Tabara, habari na gahunda yo guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko mu mujyi nka Bujumbura. Ubu rero biravugwa ko abasirikare benshi cyane, turaza kureba umubare nyirizina w'abari kuvugwa baba bamaze kuzamuka bava mu gihugu cy'u Burundi, barimo abasirikare ba FARDC ndetse kandi nanone n'ingabo z'u Burundi FDNB hamwe n'abawazarendo benshi cyane, dore ko bivugwa ko umubare w'abazarendo bahagurutse muri Uvira ari benshi cyane berekeza kuri front line cyangwa se ku mirongo y'imbere ku rugamba. Turaza kureba rero uko byifashe. Ni mu gihe kugeza kuri ubu ngubu ku munsi w'ejo humvikanye, no kuvuga ku itariki 6 byari ku wa gatatu, humvikanye ibitero bikomeye cyane bya za drones ku birindiro by'umutwe twaje nka 23, ariko ni ibirindiro by'agateganyo byari byashyizwe muri Plaine na Ruzizi n'abarwanyi ba FC23, ubwo bari barimo kugaba ibitero mu duce tugiye dutandukanye, kilometero 7 werekeza Isange, ikaba ari agace nanone kagaruka kuri na gace kari bugufi cyane na Uvira Sange. Ahanga rero humvikanye mu by'ukuri ukurasana gukomeye cyane hagati y'itsinda ry'inyeshyamba z'umutwe 23 ndetse n'uruhande rwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Twabigarutseho kuri inshuro tugiye kureba muri iki gitondo, muri amasaha mu gitondo, nibiki biramutse bivugwa, nibiki biramutse kuri réseaux sociaux mu by'ukuri guturuka muri ibi bice. Ese byifashe bite nyuma y'imirwano yabaye ku munsi w'ejo, nyuma y'ibitero bya FC23 byari bigamije kwigarura umujyi wa Uvira? Byifashe gute? Aho ni Uvira ndetse na Fizi na Minembwe na Ruzizi ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye muri teritwari ya Walungu nanone. Hanyuma rero turaza kuzamuka mbabwira amakuru akomeye cyane ari kuvugwa mu mujyi wa Bukavu kugeza kuri ubu ngubu, ngo ikintu bita imisoro yashyizweho n'abarwanyi ba AFC23. Abaturage batangiye kugaragaza ko iyi misoro ari imisoro y'umurengera ndetse ari imisoro myinshi cyane rwose ugereranyije, aho bavuga ko ugereranyije n'igihe leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagenzuraga umujyi wa Bukavu ari bw'imisoro yari mike. Kuri ubu rero abaturage bakaba batangiye kuvuga bati bite nuko imisoro turayakwa kuri za bariyeri zigiye zitandukanye, biragaragara ko rwose imisoro mu by'ukuri iri kwakwa abaturage irengeje ukwemera cyangwa se ari myinshi cyane. Ibi rero bikaba byabaye ikibazo ku batuye muri aka gace. Sibyo kandi gusa, dore ko mu makuru yakomeje kugenda atugeraho mu mujyi wa Bukavu bivuga ko nanone abarimo wazarendo ndetse na FARDC, ingabo za Angola, Tanzania ndetse bivuga ko na Zambia yamaze kwerekeza hariya ku mirongo y'imbere ku rugamba, baba barimo gutegura igitero gikomeye cyane nabo, nk'uko AFC23 imaze iminsi bitegura. Avuga ko FARDC, igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nabo barimo gutegura igitero gikomeye cyane kuri uyu mujyi wa Bukavu. Turaza kureba iby'icyo gitero ndetse n'ibirindiro biri target cyangwa se biri mu bipimo by'ibanze bishobora kuba byagabwaho ibitero. Mu by'ukuri ni ibirindiro mu by'ukuri byifashishwa n'ubundi mu kurinda uyu mujyi wa Bukavu. Sibyo gusa, mu mujyi wa Goma ubuzima bwaho bimeze bite kugeza kuri ubu ngubu? Dore ko abenshi mu baturage bagiye bagaragaza ko ubuzima mu mujyi wa Goma butoroshye. Turaza kureba ibijyanye n'ubuzima umunsi kundi mu mujyi wa Goma, abakora imyuga yo gutwara abantu n'ibintu ku mapikipiki ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye birimo iby'ubucuruzi byaba bihagaze bite. Turareba situation iri kugaragara ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kugeza kuri ubu ngubu. Etse iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma nyuma yo kumara umwaka wose kidakora, mw'abantu mwe
byaba byifashe bite cyangwa se byaba bihagaze bite. Turakomoza rero nanone ku magambo akomeye cyane akomeje kumvikana cyangwa se akomeje gutangazwa n'ubuyobozi bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bijyanye n'ibihano biherutse gufatirwa Joseph Kabila. Si ibyo gusa, ndaza no gukomoza ku makuru akomeye cyane yibanda cyangwa se agaruka ku kijyanye n'ikiganiro n'itangazamakuru, ngira ngo nayo nabibararikiye, ariko mu by'ukuri ntabwo ayo makuru mwagiye muyakira neza bitewe n'uko kuri ubu ngubu ibijyanye n'iki kiganiro Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakunze kwita Fatshibeto yagiranye n'itangazamakuru cyangwa se n'ibitangazamakuru, kuko ntabwo ari igitangazamakuru kimwe kameme. Uyu Felix Tshisekedi Tshilombo yaje kuganira nacyo ni mikoro z'ibitangazamakuru byinshi kabisa byari byateye amatako kugira ngo byiyumvire uko ibintu bimeze cyangwa se uko situation ihagaze. Ndaza kubwira rero byinshi mu byagize cyangwa se mu byumvikanye rero muri iki kiganiro cyangwa se ibyo yabashije kuba yatangaza. Hanyuma rero dukomeza, mbere ko twinjira amakuru ku buryo burambuye, nibutsa abantu gukanda subscribe cyangwa se sabone, nibutsa abantu gukanda share ndetse na like. Abantu mudukurikirana nta bandi ndimo ndabwira mwebwe mudukurikirana aho muri mu bice bigiye bitandukanye kabisa. Hari n'akandi kantu njye mbwira abantu kabisa, kugenda mudusuza ariko mujye mwongera naho muri mu gihe bitateje ikibazo ushaka kutubwira uti mperereye aha, ndabasuhuza cyane. Natwe mu by'ukuri biradufasha kumenya abadukurikirana ndetse n'aho baherereye. Hanyuma ikindi kintu cy'ingenzi ni uko ushobora kuba wajya muri groupe yacu ya WhatsApp, ureba link tuba twagushyira ahatangirwa ibitekerezo cyangwa se tuba twapininze ahatangirwa ibitekerezo. Iyo link nta kindi kintu igufasha ni ukukugeza muri groupe yacu ya WhatsApp. Icyitonderwa ku muntu wageze muri groupe yacu ya WhatsApp hanyuma akavamo, amahirwe yo gusubiramo aba ari makeya cyane ushiye kuri iyo link, ntabwo bigishoboka. Amahirwe abasigaye ni uko ushobora kuba wanyandikira kuri nimero yanjye ya WhatsApp, hanyuma mu by'ukuri nkagushyira muri groupe yacu ya WhatsApp. Ariko ibyo biba ku muntu wabashije kujya muri groupe akayivamo. Utarayijyamo, link igufasha rwose mu buryo bworoshye kuba wajya muri groupe yacu ya WhatsApp ya Songa Mbere. Ibitekerezo n'inyunganizi turabyakira muri comment. Ikindi nanone cy'ingenzi nuko mu by'ukuri tuzajya turushaho gukomeza kugenda tubana no kuri WhatsApp special 2, naho nimwibagirwe kujyaho ngo mukande subscribe. Ngenda mbibutsa umunsi kundi kubikora. Hanyuma rero nta gutinda mu magambo cyangwa se nta kwizimba mu magambo, reka mve mumfunyamfunya ninjire tayari mu makuru, mbabwire situation iramutse ivugwa, babwire noneho uko bihagaze cyangwa se uko byifashe hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibyo rwose, mu gihe imirwano ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko mbere ko ngaruka ku mirwano yongeye kumvikana muri teritwari ya Masisi, reka mbanze nkubwire uko byifashe muri teritwari za Uvira, Warungu ndetse na Fizi ho muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru atugeraho kuva muri iki gitondo tariki 7 Gicurasi aravuga ko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo, nyuma yo kwifashisha drone ndetse n'intwaro ziremereye cyane, kuri ubu ngubu bahisemo mu bigaragara kuba bashyiraho abasirikare cyangwa se icyo twakwita nk'urukuta na za barrières zikomeye cyane zigamije gukumira abarwanyi b'umutwe twaje intwaro 23 ko bakwinjira mu mujyi wa Uvira nk'uko bari bagaragaje gahunda yo kwigarurira umujyi kuva ku munsi w'ejo. Amakuru aravuga ko Kigurwe, Kabunambo, Sange ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye twunamiye umujyi wa Uvira ari two twumvikanyemo kuva ku munsi w'ejo ibitero bikomeye cyane bya za drones, utudege tutagira abadereve by'umwihariko CH4 ndetse na Kamikaze zari zimo zigaba ibitero mu myanya ya AFC 23. Inyeshyamba z'umutwe wa 23 zari zimaze kwegera Sange. Bivugwa ko izi drone zaje kubatatanya, hanyuma bamwe mu bari bari ku birindiro mu bari aho bita Ruzizi, mu cyaya cya Ruzizi, baza gusubira inyuma mu gutinya ko bashobora kuba mu by'ukuri bakwicwa n'ibyo bitero bya drone ku bwinshi. Aya makuru agaragaza ko neza rwose ingabo zigera kuri 700 zamaze kwerekeza hariya muri Kivu y'Amajyepfo ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse n'amakamyo akomeye cyane y'urugamba, hanyuma harimo n'intwaro zidasanzwe, harimo abafite AK47, harimo abafite za mota cyangwa se mortier, PKM, Launcher 7 ndetse n'izindi zigiye zitandukanye zifashishwa by'umwihariko muri sharing nk'uko aya makuru atugeraho. Ibi igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaba babikoze mu rwego rwo gukumira yuko ngo hari umurwanyi uwo ari we wese
wa M23 ushobora kuba yabaca muri humye, akaba mu by'ukuri yakwinjira muri ibi bice byo muri Uvira, kubera yuko byagiye bivugwa kenshi ko M23 rwose igira abarwanyi bacengera cyangwa se bashobora kuba bakwinjira muri ibi bice byo mu mujyi wa Uvira bagatangira gukorana ndetse n'abandi bashyigikiye izi nyeshyamba ndetse n'abandi benshi nyine bakaba bakwinjiramo bakaba batangira guteza ibikorwa by'umutekano muke. Ibi rero ngo nibyo byatumye igisirikare cya leta ya Congo FARDC gifata izi ngamba ndetse na FDNB babasha kuzamura aba basirikare bagera kuri 700 nk'uko aya makuru yakomeje kugenda bitangaza. Ariko aba bazamukanye n'abazarendo, hari abazarendo bari bamaze iminsi bari mu mujyi wa Uvira. Abazarendo rero nabo bakaba mu by'ukuri basohokanye muri uyu mujyi wa Uvira n'izi ngabo za FARDC ndetse n'u Burundi, hanyuma berekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba bari kumwe n'abacanshuro, aho bagiye kuba bafasha mu by'ukuri cyangwa se baha umusada abari basanzwe bari ku mirongo y'imbere ku rugamba kugira ngo babashe no kuruka ndetse no kunywa ku mazi ndetse no kubafasha kongera umubare, kubera ko ngo ibitero bya M23 byagabwe ku mujyi wa Uvira ndetse no ku bice byegereye igihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri ngo birimo gukorwa ku buryo bugaragara cyangwa se byakozwe mu buryo bugaragara mu by'ukuri nk'uko biri kuvugwa n'abantu mu by'ukuri benshi cyane cyangwa se n'abasirikare benshi cyane yewe n'intwaro ziremereye cyane. Nayo 23 nayo yari imaze iminsi yitegura ibi bitero, ari nayo mpamvu benshi bari kuvuga bati igisirikare cya leta ya Congo gikeneye pay attention cyangwa se gikeneye kwitonda cyane. Mu by'ukuri gikeneye kwitonda cyane ndetse no kuba bamenya neza rwose ko batarimo gukora ikosa iryo ari ryo ryose cyangwa se gukora ikosa rishobora kuba ryabagiraho ingaruka izo arizo zose. Ni igisirikare cya leta ya Congo rero ku mirongo y'imbere ku rugamba. Si byo gusa rero, si iyo mirwano yonyine gusa irimo iravugwa, kubera ko amakuru ndi kureba imbere yanjye aragaragaza ko ku munsi w'ejo mu by'ukuri nanone kuva ku itariki 4 kugeza ku itariki 5, 6, 7 ni umwuka wari ukomeje kugenda uba mubi muri teritwari ya Masisi. Ariko ku munsi w'ejo guhera ku isaha y'isa 10 kugeza ku isaha y'isa 11 mu masaha y'imugoroba, ngo ibitero bikomeye cyane byibasiriye ibiniriro bya Wazarendo ndetse ni muri aho bita Bukuba naho bita Kishanje, Bukuba na Kishanje. Ni nyuma y'uko rero inyeshyamba z'umutwe wa 23 ngo zahagabye ibitero bikomeye cyane byatumye benshi mu baturage muri ibi bice bahatakariza ubuzima, ndetse bivuga ko mu by'ukuri Wazarendo yaje kwigarura uduce twa Remeka n'akandi gace katigeze gatangazwa amazina kari karimo abarwanyi b'umutwe bitwaje intwaro wa 23. Gusa ngo ibitero byo muri Masisi nabyo akaba ari ibitero byari bikomeye cyane cyangwa se ni ibitero by'akaga. Ababisobanuye bavuga ko nabyo mu by'ukuri byari ari iniya nkurye. Ni imirwano rero ikomeje kurushaho kugenda yumvikana mu duce tugiye dutandukanye, ahangaha Bukuba, Kishanje ndetse na Remeka nk'uko aya makuru bivuga, ndetse ni imirwano iri kumvikanamo rero ibikoresho bikomeye cyane by'urugamba, ni ukuvuga intwaro ziremereye cyane zikomeje kugenda zumvikanamo cyangwa se zigaragaramo nk'uko aya makuru yarushijeho kugenda abitugaragariza, cyangwa se ishusho y'amakuru yarushijeho kugenda ibitwereka mw'abantu mwe nk'uko aya makuru ari kubivuga. Andi makuru rero yihutirwa cyane kugeza kuri ubu ngubu ni inkuru rero imaze kuba yatugeraho muri iki gitondo. Ubu tuvugana biravuga ko ngo intwaro nyinshi cyane zafatiwe Kigurwe. Aka gace rero inyeshyamba z'umutwe wa 23 zifuzaga kuba zagenzura, ariko ntago ariko byaje kubagendekera, ahubwo bivuga ko intwaro nyinshi cyane zahafatiwe, ndetse ifoto mu by'ukuri igereranwa cyangwa se ivuga kuri ibi ngibi by'izi ntwaro z'abarwanyi b'umutwe wa 23 ngo zaba zafatiwe muri aka gace. Kamite direct nyishyira muri groupe yacu ya Songa Mbere, namwe muze kuba mwakwirebera ibyavuzwe cyangwa se uko birimo gutangazwa ku bijyanye n'izo ntwaro zaba zacakiwe cyangwa se zaba zafashwe na Wazarendo. Intwaro nyinshi cyane zagiye zifatwa, ariko kandi nanone buriya abarwanyi ba FC23 bagiye bavuga bati cyangwa se bagiye batangaza ko ngo izi ntwaro mubona bifashisha
izi ntwaro mubona bifashisha ku mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa se kuri front line, bagiye batangaza bavuga ko ari intwaro bagiye baka cyangwa se bambura bamwe mu bagize igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, izo bagenda bata ku rugamba, ndetse si ibyo gusa, ndetse n'izo bagenda nyine bakamirwa n'igendiba. Gusa ibi ngibi nubwo byavuzwe gutyo, nubwo byatangajwe gutyo, ntago abarimo igisirikare cya leta ya Congo FARDC bemera aya makuru. Hari akandi gace mbona kongeweho, biravuga ko Kigoro na Kigurwe ndetse na Kabonambo, ubwo ni ukuvuga agace kongewe ni Kigoro. Aka gace nako ngo kaba kumvikanyemo umuriro ukomeye cyane w'imirwano, cyangwa se kumvikanyemo kurasana gukomeye cyane, cyangwa se amasasu naho yumvikanyemo hagati ya AFC mu 23 ndetse n'uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko aya makuru arimo kurushaho kugenda abigaragaza. Nakubwiye nti rero muri iki gitondo tubafitiye amakuru menshi cyane. Nubwo rero wumva bimeze gutyo, inyeshyamba za 23 zakomeje kugenda zigerageza kugaba ibitero ndetse no kwinjira mu mujyi wa Uvira, nabo mu by'ukuri bari ku gitutu gikomeye cyane, kuko umujyi wa Bukavu urimo urashakishwa nawo, uri target FARDC, Wazalendo by'umwihariko, ariko Wazalendo ndetse ngo banabo mu by'ukuri barashaka kwigarura uyu mujyi wa Bukavu. Ariko ntabwo nakubwira ko ibitero byo kwerekeza Bukavu byari byatangira, usibye ko mu minsi ishize murabizi ko hagiye humvikana ukurasana, ubwo twavuga nka hehe, nko muri Kavumu ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye, muri teritwari ya Kabari ndetse na Karehe, Rumbishi. Muri Karehe muzi biherutse kuhabera igisirikare cya leta ya Congo FARDC giherutse kwigamba ku buryo budasanzwe, cyangwa se ku buryo bukomeye cyane. Baherutse kwigamba bavuga bati twe twamaze gusenya ubwirinzi bwa M23. Baherutse kubivuga, ni FARDC baherutse kubitangaza rwose. Hanyuma reka nkubwire ko iyi Bukavu nayo ngo irimo irashakishwa bukware n'aba Wazalendo. Ni mu gihe kugeza kuri ubu ngubu rero nagusezeranyije ko uzakubwira mu mujyi wa Goma amakuru nabashije kwakira, nubwo mwumva hamaze iminsi humvikana abavuga bati ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma nigifungurwe yerere gutya na gutya. Ubu ngubu ushatse gutekereza ku byo gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, haraza kubamo kugenda gake. Icya mbere, hari intambwe zigamije gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ariko nanone ababasha kwegera, ntabwo navuga ko ari abahagera, ababasha kwegera aho iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kiri, badutangariza yuko, cyangwa se batubwira yuko mu by'ukuri ugezeyo agahinda ngo karakwica, cyangwa se uramutse ubonye ishusho igaragaza uko iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kuri ubu ngubu kimeze, rwose ngo urahita ufatwa n'ikiniga cyangwa se n'agahinda gakomeye cyane. Aya makuru avuga yuko ngo mu by'ukuri ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyamezemo ibyatsi, cyamaje kumeramo ibyatsi, harimo ibinogo, harekamo amazi, ndetse kandi ibaze nawe ikibuga cy'indege kiri kurekamo amazi, yewe ngo aho bigeze wajyana igifamu. Bamwe baravuga bati ahubwo bishoboka ko haba haragirwa n'inka cyangwa se haragirwa amatungo, kubera yuko bakurikije ngo ukuntu ikibuga cy'indege cyamaze kumera, birababaje cyane kandi biteye n'agahinda. Ni mu gihe nyamara iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma nubwo wumva kiri kumera gutyo, ni ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma gitegerejweho ubufasha bukomeye cyane, cyangwa se ubufasha bwinshi cyane, kubera ko abaturage amamiliyoni n'amamiliyoni bagiye bava mu byabo berekeza mu duce tugiye dutandukanye, bahungira hano imbere mu gihugu, bakeneye ubufasha burimo imiti, ibiribwa. Nuva nyine imiti, nituvuga imiti wumva ubuvuzi, ibiribwa. Si ibyo gusa byonyine, mu by'ukuri uraza gusangamo n'imyambaro n'ubundi bufasha bugiye butandukanye bugomba kugezwa ku babukeneye. Bivugwa ko kugeza ubu ngubu kubagezaho biragoye cyane, kubera yuko nyine ubundi ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma nicyo cyakabaye cyifashishwa. None rero ngira ngo urumva ibyaho, ni ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyamaze guhinduka ibyatsi, cyangwa se ubundi bamwe bajya bavuga bati ni umusaka. Ni ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyamaze kuba cyahinduka umusaka. Iyo bavuze umusaka nawe waramaze kurengerwa n'ibyatsi byinshi mu buryo bugaragara buri umwe ari wese. Rero
hanyuma ibyo rero birimo birakurura rwose umwuka utari mwiza, rero aho bamwe bavuga bati igihe cyari kigeze ko tubona iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cyaguma gifungurwa. Nubwo nyine bivugwa gutyo, Ubufaransa bwaravuze buti ikibuga cy'indege mpuzamahanga cyaguma gifungurwe, bibi by'ubusa. UN yaravuze, Amerika iravuga, muri bya by'amasezerano ya Doha ndetse yimuriwe Montreal. Murabizi ko bavuze bati ibikorwa remezo byose cyangwa se inzira zose zifashishwa mu kugeza ubutabazi bw'ibanze ku baturage, bavuze yuko mu by'ukuri babivuze batangaza ko izo nzira zigomba gutangira guhita zikoreshwa, cyangwa se aho zitari gukoreshwa nyine zigomba guhita zitangira gukoreshwa. Ariko nyine ni iby'ubusa kuko nta kintu kigeze gihinduka. Urumva ko bikomeje rero kuba byaba nanone ikibazo gikomeye cyane, kandi ingaruka nanone ziraza kugaruka ku muturage. Hanyuma rero mu yandi makuru, ariko tunagenda tugana ku musozo, ari nako tugenda tugana ku musozo rwose, ubwo umuntu utarakanda subscribe akaba ageze kuri uyu munota nakande subscribe. Rero icyo ugomba kuba wamenya kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza magingo aya ngaya, Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yakomeje ku makuru akomeye cyane. Yavuze yuko akurikije situation iri kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo aba ariyo, ubwo yavugaga nyine abafite 23 bigaragara ko bifuza guhabwa intambara. Ati we do not go to war with decomposed or even internally undermined army. Faced with this reality, the emphasis should be put on. Uwo ni Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ku magambo yitangarije, cyangwa se navuga ko ni bimwe mu byo agejeje ku baturage kuri televiziyo by'igihugu. Ni ikiganiro cyacaga kuri televiziyo y'igihugu live. Ati kuki twahitamo diplomasi kuruta intambara ukurikije uko ibintu bimeze mu burasirazuba bw'igihugu. Ni ukuvuga ngo hano ntabwo Felix Tshisekedi Tshilombo yarashatse kuvuga ati wenda igisubizo ni intambara, ariko aravuga ati ngiye nkurikije situation ihari, nkurikije amakuru mbona, nkurikije uko ibintu bimeze, bigaragara ko icyerekezo cyabaye domine, cyangwa se abantu bahisemo kugeza kuri ubu ngubu ni intambara. Ati se kubera iki abantu bahitamo gukoresha intambara aho gukoresha uburyo bwa diplomasi? Icyo rero kikaba ari ikibazo Felix Tshisekedi Tshilombo yibajije. Ati nitujya mu ntambara n'ingabo zashenye cyangwa se zifite ibibazo by'imbere mu gihugu, ati duhanganye n'ikibazo gikwiye kwibandwaho mu buryo bwa diplomasi. Birumvikana ko Felix Tshisekedi, dukurikije nk'ijambo hano yavuze, yendaga kugaragaza cyangwa se kwerekana ishusho ko ibibazo biri muri iki gihugu cyangwa se biri mu burasirazuba bwa Kongo byakemurwa mu buryo bwa diplomasi. Ni nko gushyigikira ibiganiro kurusha gushyigikira intambara. Ariko nubwo uyu mukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo yaba yavuze gutya, icyo ugomba kubamenya, benshi mu banyekongo bakomeje kwifuza ko iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo cyarangizwa biciye mu ntambara. Ariko nyine ibyo abantu bifuza ntabwo kenshi ariko bigenda. Reka nge ngushimire nkubwiye wakoze cyane kudukurikirana, wakoze cyane kubana natwe muri amakuru n'ibiganiro twari turimo tukugeza cyangwa se twari twaguteguriye. Amasaha yagiye, ariko turaza kugaruka mu masaha ari imbere turana uko ibindi biraba bigezweho biraba byifashe. Nge wumvaga kuri izi mikoro nkaba Bosco Region Info. Mugire ibihe byiza. Ciao ciao, hasta la vista. Imana migisha bibane namwe.